indirimbo bayita Karame, akaba ari indirimbo y'umuhanzi bita Israel Mbonyi, umwe mu banzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Navuga ko bafite izina riri ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, kubera ko ni ibitaramo bigiye bikomakomeye yagiye akorera hanze y'u Rwanda ndetse hanze y'umugabane wa Afurika muri rusange. Niwe tugiye kubana muri kano kanya, reka mwakire ngo ikaze Israel Mbonyi. Murakoze cyane Peter. Amakuru ni meza, murakomeye namwe? Turakomeye, turashima Uwiteka. Amen. Israel Mbonyi, wenda hari ukuntu abanyarwanda bakuzi muri rusange cyangwa se nanjye nk'umunyamakuru nkuzi muri rusange, ariko se uramutse uhuye n'umuntu utakuzi ukajya kumwibwira nk'umuhanzi, wamwibwira gute? Nabwira ko nitwa Israel Mbonyi cyambu, ko ndi umusore ko nkunda Imana. Ndumva ari by'ingenzi namubwira. Ubwo waba umwibwiye nka Israel Mbonyi, noneho nk'umuhanzi namubwira ngo twicaraga ku migezi y'Ibabuloni tukarira twibutse iwacu, ubwo bayatayimenye ubwo nyine nta kundi. Ibyo byose mukomeje kugenda muganira yagenda akumenya. Hanyuma Israel Mbonyi, ibyo byose uri umujeni kandi tuzi ko abajeni benshi iyo bagiye kwinjira mu bijyanye no na muzike, abenshi usanga binjirira muri zi R&B, za hip hop n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Wewe byaje gute kugira ngo winjirire muri gospel? Mu by'ukuri ni urukundo rw'umuziki nyine umuntu akuriramo. Umuntu wese agira background, agakura akagira ibintu bimurera, akagira ibyo akunda, akagira n'ibyo adesida. Iyo amaze kuba umuntu mukuru akavuga ngo ndumva nakora bino. Rero nanjye nakuriye mu muryango w'abantu bakunda Imana, basenga, baranyinspira mu buryo butandukanye kugeza uyu munsi. Nicyo cyatumye ninjira muri gospel music. Nuko byaje wisanga muri gospel music kugeza ubu ngubu. Israel Mbonyi, mu bijyanye n'uno muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ibikorwa bya bingana gute kugira ngo umuntu udukurikiye muri kano kanya wenda ari n'ubwa mbere akumvishe, uretse wenda ko ntahamya ko mu Rwanda hari umuntu utakuzi, abe yamenya ngo Israel muri muzike ijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana angana gute? Uburyo nasobanura n'ibyo wenda nuko nasohoye album zigera muri 2, n'iya gatatu nayo iri kurangira. Hamaze gusohoka indirimbo zigera muri 5, izindi nazo 5 ziri hafi. Urumva ni album 3 niko navuga. Maze gukora mu byinshi bitandukanye. Nungu nari ngifite uyu mwaka, uretse zino ngaruka za covid zabaye, iyi covid yabaye igatuma ibintu byose bihagarara, ariko nari mfite indi concert uyu mwaka, kandi nyuma y'ibi bihe nzongera nyitegure. Mu by'ukuri ibikorwa maze kugerageza gukora ni byinshi, ndashima n'Imana ko yabanye nanjye. Urumva nta gishinja kabisa. Nta kishinza, nava ko n'ibikorwa binini cyane mu bijyanye n'uno muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Album 3, urumva ko umuntu aba ari ubukombe. Hanyuma wenda turi buze no kugaruka kuri ibyo bijyanye na bino bihe bya COVID-19, icyorezo cyugarije isi muri rusange. Ariko se Israel Mbonyi, kuri uyu munsi dufite abajeni bashaka kwinjira muri uno muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ushobora gutunga umuntu ashobora kuwukoreramo amafaranga? Yego, mu by'ukuri uhujemo ari byo utekereza gusa ntabwo byakunda, hari igihe bidakunda. Ariko iyo wizeye Imana iguheramo umugisha. Wenda sinavuga ngo ni ukuza kugira ngo ubone amafaranga, ariko ukoze n'umuziki mwiza nawo abantu bakunda kandi bashyigikira, wakubeshaho, Imana yabishimye rwose byagutunga. Imana yabishimye. Ibyo ari byo byose birumvikana. Iyo ugiye gukora igihangano cyangwa se indirimbo, bisaba utanga ayo mafaranga, producer gufashe kuba yatunganya iyo ndirimbo kugira ngo abantu bazayumve imeze neza, banayikunde. Hanyuma ni gute wowe ushobora kubikoresha? Nyine urumva ko ubusa nkaho ushoye nawe, ni gute ushobora gukora kugira ngo ayo mafaranga ube wayagaruza? Kubera ko urabona leta y'u Rwanda n'ubundi bisaba abajeni cyangwa se n'abandi muri rusange kwihangira imirimo. Hanyuma nibi by'umuziki no guhanga imirimo, ni gute yabikora kugira ngo abibyaze amafaranga? Ndibwira ko ngubu isi imaze kuba digital cyane, ku buryo ikintu cyose ukoze gishobora kubyara umusaruro. Akantu kose abantu bakunze gashobora gutuma ubona umusaruro. Urabona isi ya attention, iyo abantu bagukurikira ari benshi, urashobora kubyaza iyo attention ukayibyaza umusaruro. Hari za YouTube
zisigaye zishyura abantu, hari amaplatform atandukanye abantu bagurishirizaho indirimbo za iTunes, Spotify, ahantu streaming indirimbo nyinshi zitandukanye, kandi abantu bikurikirana bayishyura izo mbuga nawe zikakwishyura. Niko ntekereza. So hari uburyo bwinshi mu social media abantu bakoresha yose agira umusaruro, hari uburyo bwinshi wabyaza umusaruro ibihangano byawe. N'ibyo bitaramo abantu bakora, wagira amahirwe abantu bakaza bakagushyikira, nabyo Imana ibiguhereza umugisha birakunda. Gusa umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana sinibaza ko ariyo ntumbere nyamukuru. Intumbere nyamukuru ni ukuvuga ngo umuntu avuga ubutumwa agere ku bantu benshi, message twifuza gutanga igere ku bantu batandukanye. Niyo mpamvu urebye navuga iyo motivation ibanziriza izindi. Noneho nyuma wenda byaba amahire ukaba wanakora muri ubwo buryo bwo kubyaza umusaruro y'Imana. Wenda tukiri ku bijyanye no kubyaza impano y'ivugabutumwa biciye mu ndirimbo amafaranga, hari ikintu abantu benshi bajya bakunda kwibaza, reka nyikubaze kubera ko ndagufite muri kano kanya, ugasanga hari ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu wenda uririmba indirimbo za gospel, biramutse bibaye ngombwa wenda ko akabari runaka kamutumira ngaze aririmbiremo, wenda harimo abanywa izo fanta, harimo abanywa izo nzoga, biramutse bibaye kuri wowe waza ukaririmbira abantu cyangwa ntago wakwirirguza? No, ngiye ku bwanjye numva ibyo ngibyo ari imyumvire utamenye ukuntu imeze, kuko none se n'abadukora indirimbo n'abaproducer badukorera ziriya ndirimbo ntihari igihe bamwe bazikora baba batanakijijwe cyangwa atanazi n'ibyo kuririmba, ariko bakakugura indirimbo kandi ikaba nziza ikagera kure. Nibwira ko atari ikibazo cyaba uri kuririmbira, ahubwo ni ikibazo cyawe message uri gutanga. Njyewe niba ntahinduye message yanjye, niba ntavuze ibindi ibindi uretse Yesu n'Imana ndirimba, akaba ari byo ngumaho, akaba ari bo nguma kuririmba, aho naririmbira hariho hose, it doesn't matter, ntacyo hantwaye. Keretse bambwiye ngo hindura message, hindura ibindi bitari bisanzwe, aho niho hari ikibazo. Ariko nimba bambwiye ngo ngwino ubutumwa ubutangire hariya, niba ari ubutumwa ahubwo abo nibo bakeneye cyane ubutumwa, rwose nabutanga nta kibazo. Reka noneho tugaruke kuri muzike yawe nyirizina. Hari igihe kigeze kubaho abantu bakajya bagushinza kudakora video, hanyuma byaje kugera ubu ngubu video uri kuzikora, abantu bakazibana kuri YouTube no kuri aya platform yose n'ubundi wavuze abantu bashobora gucururizaho ibijyanye na muzike. Ni iki cyatuma udakora video? Ntacyo nta kimwe, nuko numvaga igihe kitaragera ko wenda atari umwanya cyangwa ntarabona uburyo, ntaratekereza uburyo nazikoramo. Wenda uburyo nifuzaga bwari bw'ama live recording, sinabashaga rero kugeraho icyo gihe. Igihe rero mbashe kubishobora nyine nibwo nabikoze. Ariko niba ngo kunshinja kudakora ama video, ndibaza niba kudakora video ari icyaha. Nimba icyaha cyashinja umuntu, nawe kudakora n'ubushake, nanabiretse nta kibazo, wabinziza kuko wenda nuko abakunzi bawe nyine babaga bashaka kubona izo video. Hari ababaga wenda bashaka kuba bazireba ku ma televiziyo, urumva ko byabasabaga n'ubundi kubona ayo ma video, ariko navuga ko wabishyize ku murongo kuri ubu ngubu usigaye ubikora. Hanyuma wenda ikindi nagarukaho ni kino kijyanye na zino video zawe ukora n'ubundi ziba ziri live, wabonye ari byo bikoroheye cyangwa wabonye ari byo bigezweho? Kuki wahisemo kujya ukora video z'ama live? Nizo nkunda, nagaruka arizo zinyoroheye, ahubwo ziranagoye cyane if I may say. Ariko nizo nkunda, nizo numva zinezeza, nizo numva nishimiye. Mbonyi, reka duhite twuza noneho mu mwaka wa 2020. Ni umwaka abantu bose bari bafite ibitekerezo bisa nkaho byagutse, bumva ko ari umwaka bagiye gukorera amafaranga, ari umwaka w'inzozi nk'uko abantu benshi babitekerezaga. Kuri bo umwaka wa 2020 nubwo haje kino cyorezo cya COVID-19, ubundi wari wapanze gute muri muzika yawe? Nari mfite nanjye konseri tariki 26 z'ukwa karindwi. Yiza nyine guhagarara kubera COVID. Mu by'ukuri hari byinshi byapfuye, navuga mu maplan umuntu yari afite, hari indirimbo nyinshi ariko zasohotse, hari ibikorwa byinshi byarakozwe, ariko nyine ntibyakozwe kubera COVID. Rero nigira ko ingaruka zabaye muri rusange ku bantu bose ari nazo natwe zatugezeho. Gusa nyine nta kundi
no kurinda nyine bigashira then tukabona gukomeza izindi gahunda. Nahoze mbona mbere wenda ariko tugaruka ku gitaramo muri gutegura kizaba ejo bundi ku itariki 20 kigaca kuri shene ya YouTube ya MK1 TV. Reka tubanze tugaruke ku bijyanye na n'umuziki wawe ko wari upanze mu mwaka wa 2020. Ibikorwa by'umuziki byari bipanze gute? Wenda wateganyaga gusohora indirimbo zingahe? Wari ufite gahunda ya album ibintu nk'ibyo? Yego nari mfite ku launching na album yanjye ya gatatu, nari mfite kuri ibitaramo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, nari mfite no gusohora indirimbo nyinshi, gukora ama live recording menshi. Ko natangiye umwaka n'ubundi ndi mu bitaramo tariki 2 z'ukwa kabiri natangiye nkora igitaramo i Butare, aho numvaga ndi wabe nkajya n'ahandi nyuma rero biza guhagarara kubera covid. Agenda yanjye y'umuziki nini cyane muri uyu mwaka, nante n'igitaramo hanze bitakunze nyine kubera covid. Hanyuma hari ubutumwa nakiriye bw'umukunzi w'ibihangano byawe, bw'umukunzi wawe arambaje turetse wenda ibijyanye n'ubuhanzi bwo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana za gospel, Israel Mbonyi hari indi mpano afite yizimo? Simbi ibanza zarashize ariko kera zarashize bitandukanye. Izindi ndibaza ko ubu nta focusinze ku muziki gusa, izindi mpano ntabwo nizinze mu mwanya cyane. Izindi wenda wari ufite twebwe tutazi, twe tukuzi nk'umunyamuziki nizihe? Nzazivuga ubutaha. Uzazivuga ubutaha. Hanyuma reka tugaruke kuri kino gitaramo muri gutegura ejo bundi ku itariki 20. Ni igitaramo giteye gute? Ni igitaramo kizaba kuri MK1 TV kuri YouTube channel, ni online. Nzaba ndi kumwe na band yanjye, tuzaba abantu 5 gusa. Gucuranga, tuzataramana n'abanyarwanda muri rusange n'abandi bose hirya no hino badukurikira mu buryo bwa live kuri YouTube. Ntabwo ni stay home gahunda ni mu murgo nyine nkuko batubwiye, kugira ngo abantu batiyibwa ko guhimbaza Imana bikiriho, dushobora guhimbaza Imana turi mu rugo tugatarama nta kibazo. No kuvuga kizatangira gihe cy'ubwo kugira ngo abakunzi bawe bari kutwumva muri kano kanya bazajye kuri YouTube bakirebe. Saa 11 tuzaba twe tutangiye, ariko ngiye ngafata mikoro saa 11 y'ishyobyo, saa 12 nzaba nanjye kuri. Hanyuma Israel Mbonyi, mbere yuko dusoza kino kiganiro twagiranaga, umukunzi wawe yohereye, hari undi mukunzi wawe nawe wohereje ubutumwa arabaza ngo Israel Mbonyi afite umukunzi, ubwo yashaka kuvuga umukunzi w'umukobwa ibyo byose ni sheri bwo. Akoze cyane ikibazo cyiza, igihe tuzabisubiza ubutaha. Wabisubije rero nabitwaye iki? Tuzabisubiza ikindi gihe, ubwo ni ubuzima buri personal. Nkunda kuvuga mu gihe gikwiye, turabivuga mu gihe cyanyacyo. Hanyuma dusoza rero gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ariko bw'umwihariko n'ubundi ubutumwa bugaruka kuri bino bihe turimo bya COVID-19. Ubutumwa natanga nuko kwakomeza, turi mu bihe bitoroshye byakomereye abantu benshi hirya no hino ku isi, ariko uri wenyine ubaye ntari wese wenyine, abantu benshi byagezeho. Icyo nababwira ni ugukomera, ni ukomeza kwizera Imana, kandi tumenya ko n'ibintu nabyo bizatambuka hakaza ibindi bihe byiza. Ni ukubabwira ko mbakunda kandi mbashimira ko bakomeza kubishyigikira amanywa nijoro. Imana ibahe umugisha, no kubatumira ku wa gatandatu kugira ngo tuzataramane kuri MK1 TV, ndetse no kubabwira ngo Uwiteka arabakunda kandi Imana ibahe umugisha cyane. Urakoze cyane Israel Mbonyi. Mwakoze namwe, Imana ibahe umugisha.